cyangwa by'abanyabinyene serivisi ariko hari serivisi bagukeneye oya niyo gihe bakeneye niyo gihe nkeneye ku rwego hari ikiganiro twabonye urumva Pastor Claude yagiye no kwitaba ntabwo ahita bizana kuri iyi hari n'ikiganiro duherutse gusa kubona nanjye makuru nari nyafite ko Pastor Claude umunsi iriwe kuri iri ikiganiro twebwe duherutse kubona avuga ngo noneho uyu we nzabyemeza ko rye wamufungishije byaba ari cyo cyari kikujyanye tubwira ukuri rero ribu ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rugenza ibyaha buriya ni ibintu dukorera muri social media ibi byose muri dukora tukibwira ngo twavuze buriya ribu ishatse kubagenza n'ibyaha yavumbura n'ibyaha byinshi yatuvumburamo byinshi wowe niki cyakujyanye rero jewe cyanjyanye rero kwishyura inzu ko ari banafasha ari ukujya byari banafasha ibyo yarabisobanuye hanyuma tutibagiwe ngo iby'abanyeshuri yavuga ko hari Imana icinzira ko na nyiri inzu yamusezereye hanyuma aravuga ati nkari amafaranga bahaye umwavoka baburanire Yongwe akaba barimo barayanga yavuye kwa Saro ngo bayanyihereye ahubwo nanjye ari ubufasha hari byasagutse Sarongo azanyibukanye yego murabyibuka ko twahise dukorana ikiganiro guseka bizana marayine ibintu za mosiyo urumva wewe wowe gikote n'ibishaka yambaye azana umwirongi ngo ni kuri Saro ngo nawe bigenze warabonye umwirongi cyane ntawe wabonye yakari yawuvugije ari kumwe na Giste mwarawubonye mwarawubonye ntimwawubonye Korode winjyana Peter umwironge warawubonye n'ibishaka wabonye hemba rivuze cyane ntabwo wabibonye ntawe utarabibonye bivuze iki rero agakiza afite ikimenyetso mugiye kubona agaruka yongera avuge ku bantu nyuma yuko avuye baza umve se nabonye ukubitwa kandi nabonye akuvuga yavuze baza umve ni ahubwo buriya baza umve se iri imyuka mibi yicaranye na n'ibishaka Tojeni wabyumvise yicaranye n'ibishaka Tojeni afata impuzi ihembe ngo yararimo arisiga Giste Giste byakabaye kwihana kwa Giste bihinduka agaruka rwana wabyumvise rero buriya murena ubuse koko bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi turabakunda cyane kuri ano macano agiye atandukanye tugiye gukoreraho iki kiganiro amen umeze gute Imana ifite PS Claude arayatwibwirira kuko ngewe yose ntabwo nafashe mu mutwe turahera ku Ikaze TV Rwanda Agasaro TV Kiranuka TV Urugendo TV Umugambi w'Imana Zamuka TV hanyuma Gakiza TV yindi ni impemburo impanuro n'inzozi zacu so zaragiye kubwiza ukuri Karosi TV show na very good Karosi TV show nakubwiza ukuri ariko perezida rero hano perezida na Agasaro vice president Urugendo hanyuma Urugendo ni president Urugendo ni perezida reka tumugire president kuko Urugendo nta nkoko kazibika isaki hari uremewe Urugendo uremewe nta nkoko kazibika isaki hanyuma umunyamabanga mukuru ngo ni impanuro umwanditsi ngo ni graphie umwanditsi ntago ari graphie y'urukiko ariko batagira ngo nibyo Ikaze TV Rwanda ikaze ni trezoriye damu twikomereze ikiganiro Pastor meze neza shiti yanjye meze fresh urasekukanarira ko kwizera avuye muri siporo ndabona afite fresh nawe uva ku rukiko rwa Yesu yavuze ngo ntimukiture ibibi umuntu nagukorera ikibi ukimwiture nibyo ariko kandi turi abantu ko Yesu nawe yageze ku isinagoge arakubita nawe yarakubise rero urumva kandi Yesu hari ibintu yagiye agira umusoro yatanga umusoro yaravuze ngo ibya Kaisari by'Imana mu bihimana Yesu yarazi ko Kaisari hari amategeko agira atandukanye n'iby'Imana rero urumva ni muri ubwo buryo ibintu byose ariko bitubiraho kutwigisha Pastor mu nyuma yabyo nyuma y'uko ibyo bibaye nibyo koko washinzwe ubugambanyi ariko hari ikintu wakoze cyo kuzana umwana uvuga ko Yongwe yamuriye amafaranga
akaba ariwo umuhiga mu bandi ukamuzana Fatorine ukamuzana mu kiganiro mukicarana ukamuha umwanya akavuga ububandi bwa Yongwe n'uburyo Yongwe yagiye amukora ibiki byose ariko ari wowe wagize uruhare rwo kumuzana ku kiganiro mukamwana nica icyo kintu kivuga ikintu bw'abantu basavuga ati iki kintu kise kigaragaza ko Claude urakoze Damuru kandi kubaza bitera kumenya nibyo nk'uko ubizi kuwa kane aribwo Yongwe tariki 23 Yongwe aburana Fatorine urabizi ko yari mu rukiko sinari imuzi ahubwo nabonye amarika n'urutoki amarika ikiganza hejuru asaba ijambo umucamanza noneho umwanditsi ahita avuga ngo amanure hasi amuciringa amarenga ngo amanure hasi kuko mu rukiko nta umanika nta usaba ijambo ubundi hanyuma ku munsi w'isomerwa nibwo twongeye kumubona twese nabonye atanga interview sinari imuzi noneho kugira ngo tumenye nyirizina byaje bite ese tumubaze niki yakora kugira ngo nka pasiteri kuko wamuhaye umwanya wamuhaye platform avuga uburyo Yongwe yamwamba avuga uburyo Yongwe yamubwiye ngo genda ukomeze ubwire umugore wanjye harimo kumwigisha cyambere niki yakora ko buri umuntu afunze afungishwe n'umuntu hari amategeko agomba kubahirizwa ariko kandi hari cyo bita inyoroshyacyaha Fatorine umuryango wa Yongwe uribuka ko Yongwe yari yavuze ngo abakozi barahari ngo bahite bakurikirana ikibazo cye bagikemura kubyo mpamvu rero uwo twagira ngo tumuganirize rero kumwe na Pasi wa Impanuro TV tuva ku rukiko tujya hirya y'urukiko dukora ikiganiro aduha ikiganiro nkuko n'abandi bakimusabye uko abandi bamuteye kamera natwe niko twamuteye kamera hanyuma kandi ikindi twe twamubajije ibihabanye n'ibyo abandi bari bamubajije twifuzaga tumenye niki yifuza nyuma yakora iki kugira ngo ave inyuma y'ikirego cya Yongwe kuko hari ukwandika akandikira ubushinjacyaha bugahereza urukiko rwa rwandiko agaragaza ko nta ruhara gifite kuri Yongwe bitewe n'uko bamwishyuye cyangwa ari amasezerano yandi bagiranye ni muri ubwo buryo twagira ngo tuganire twumve bihagaze bite niba arabyumvise n'umwunganizi wa Yongwe niko yabisobanuye reka tubirenge yego nibyo koko abantu bacyagushidikanyaho byinshi umugore witwa Scovia yagaragaje bimwe mu byo yakunengaga ariko twumvise amakuru avuga yuko waba wavuye kwitaba RIB byaba byatewe n'icyo kibazo cyabayeho cyo kwibeshya ku mvugo wagaragaje igihe twe turi ku rukiko RIB rero urabona ko Sandrine ari hano harimo barumuna ba Sandrine baba bakoramo hariho bakuru ba Sandrine hariho bakuru bacu bakoramo abavandimwe inshuti ushobora kunyura muri RIB ugiye gusuhuza y'umuntu ushobora kujya muri RIB ugiye gushaka icyangombwa buriya RIB nitanga ibyangombwa byambukiranya impuze imipaka cyangwa mu mavisa abantu bakeneye kujya habera serivisi nyinshi urumva rero ushobora kuba ngiye kwandikisha idini ryanjye cyangwa itorero ryacu muri RGB nkabasabwa igipapuro gitangwa na RIB nka pasiteri RGB iragisaba urumva rero muri RIB haberamo serivisi nyinshi zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hano hari comment iri ku Rugendo TV niyo abantu bahereyeho bibaza ngo siko twumvise amakuru y'uko Claude yitabye RIB byaba bihuje n'izi comment ni comment zivuga ngo niwo usigaye kujya gufungwa niwo ugomba gukurikiraho ubugome bwawe ndetse ubugambanyi bwawe kandi bifite amakuru ndi kuvuga ibyo ndi kubona muri comment tukagira ayo makuru y'uko wahamagajwe na telefone yawe urakoze nibyo koko kuri uyu wa kabiri uyu munsi kuri uyu wa gatatu nibyo koko kuri uyu wa gatatu nasohotse mu miryango ya RIB nasohotse mu marembo ya RIB ninjiyeyo ndanasohoka ariko kandi hari serivisi nashakagayo RIB rero abantu batazajya wowe ukeneye serivisi cyangwa by'abanyabigeneye serivisi ariko hari serivisi bagukeneye oya niyo nkeneye ku rwego hari ikibazo twabonye urumva Pastor Claude yagiye no kwitaba ntabwo ahita bizana kuri iyi hari n'ikiganiro duherutse kubona nanjye makuru nari nyafite ko Pastor Claude umunsi yiriwe kuri RIB hari ikiganiro twebwe duherutse kubona avuga ngo noneho uyu we byabyemeza ko
wamufungishije byaba ari cyo cyari kikujyanye. Tubwira ukuri rero ribu ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rugenza ibyaha. Buriya ni ibintu dukorera muri social media, ibi byose mbona dukora tukibwira ngo twavuze. Buriya ribu ishatse kubagenza n'ibyaha yavumburamo ibyaha byinshi, yatuvumburamo byinshi. wowe niki cyakujyanye rero? Yewe cyajyanye rero mu nyemere ntica iperereza kuko iperereza rirakomeje cyakoza kujyaho na Pastor Claude rero ni umwe mu bantu benshi mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukunze gukurikirwa na benshi, ariko kandi agakunda kwibazwaho n'abantu benshi batandukanye, cyane ko muri iyi minsi noneho wahagurikiwe n'icyitwa abagore. Abagore ni bubahwe. Ukuvuga iyo baratubona n'umwe mu bapasiteri witwa Justin wafashe inkoni ugateka sibagure n'undi munsi ntuzongere, aho yaba yashingiye ku Justin rero uribuka ko yavuganye na Sarongo kuri telefone. Amaze kuvugana na Sarongo kuri telefone yari yakoze ikiganiro ku Gasaro TV. Sandrine nguyu hano wa Agasaro TV gaka. Justin yagaragazaga ko afite ubukene bumwugarije, ari ukwishyura inzu ko ari banafasha, ari ukujya byari banafasha, ibyo yarabisobanuye. Hanyuma tutibagiwe ngo iby'abanyeshuri yavuga ko hari Imana icinze ko na nyiri inzu yamusezereye. Hanyuma aravuga ati nkari amafaranga bahaye umwavoka ngo aburanire Yongwe akaba barimo barayanga, yavuye kwa Sarongo bayanyihereye. ahubwo nanjye ari ubufasha hari byasagutse Sarongo azanyibuka yihereye. Murabyibuka ko twahise dukorana ikiganiro nyuma y'uko akora ikiganiro na Gasabo avugana na Sarongo mu kiganiro. Sarongo amwemerera ubufasha. Noneho rero Justin uyu munsi wa none nyuma y'uko atasabye imbabazi Sarongo yari yamaze guteganya ibyo agomba gufasha Sarongo, nako Sarongo yateganyije ibyo agomba gufasha Justin akabikorera bije. Amaze kubikorera bije jajya za Sarongo zahise zikurikirana Justin uko yavuganye na jajya ni ibikire nyine ni impuze n'imarwa zo kwa Sarongo. Uracyumva? Justin yavuye rero Sarongo arimo ati uyu mwana nkirisha kuri kamera namaze gushyira muri bije yamutumyeho jajya zamurayanga. Uyu mwana witwa Justin usuzugura abakurambere. Ako ntabwo yari yasabye abakurambere, yari yasabye umuntu. Urabyumva? Baza wumva se ahubwo ndumva Justin yaragendera n'umwuka wera w'Imana. Oya yagendera umwuka se. Oya baza wumva se. Baza wumve. Ruvuga ngo Justin niba ubizi neza Justin yaravuze ngo ayo mafaranga yo kwa Sarongo bayanyihereye. Nyuma yaho avugana na Sarongo kuri telefone. Sarongo aramwemerera aravuga ati tugiye kureba niba ari Nyamata waza cyangwa se twagusanga Irunda iyo tuye muri Kamonyi za Gihana. Sarongo abishyira muri bije. Amaze kubishyira muri bije yuzuza vewiti furutanga yo kuzajya Irunda. Afata n'agahere, afata na pick-up yo kuzapakiramo umuceri buri kintu cyose n'umuryango we bakazajya gusura umuryango wa Sarongo ukajya gusura umuryango wa Justin. Noneho rero ya telefone bavuganiragaho jajya za Sarongo zahise zinjira muri Justin. Niyo mpamvu ubona Justin jajya zaramufashe. Uribuka ko Justin yavuze ati nimubone nongeye kuvuga ku muntu wari we wese Nese gufata inkora akagukubita. bazureke Justin yaravuze ati nimubone nongeye kuvuga ku muntu wari we wese muzamenye ko nasaze. Siko yavuze ati nzaba ntakiri umukozi w'Imana. Abaza wumvese bazureke se. Noneho Sarongo yamuteyemo kuko yabeshe Sarongo. Nyine baza wumve se Sarongo yamwohereje jajya baza wumve none se ko zitaje iwawe, none se jajya ko zitaje iwawe. Dore jajya za mbere za Sarongo rero zamutwaye bwa mbere zamwohereje kubona na Theogene y'ibishaka. Wabyumvise neza?
nuvuga ngo byajya za nibishaka bacyumvise neza nibishaka tubonye ntabwo wabonye igikoti yaheze yambara shaka rero abantu wabijemo guseka se nzi ko biri buzemo guseka bizana amarira y'ibintu z'emosiyo urumva wewe wabonye ikote nibishaka yambaye azana umwirongi ngo ni kuri Sarongo nawe bigenze warabonye umwirongi cyane ntawe wabonye kandi yawuvugije ari kumwe na Kristo mwarawubonye mwarawubonye ntimwawubonye Peter umwironge warawubonye nibishaka wabonye hemba rivuza cyane ntabwo wabibonye ntawe utarabibonye bivuze iki rero na Sarongo na Sarongo mwabonye ko hari umupasiteri witwa Gisagara wigeze kujya amanura amahembe kwa Sarongo mwarayabonye na nibishaka rero mwabonye ko yari afite ihembe mu kiganiro ariko Korode uri kunkatisha unjyana hirya nakubaje ikibazo cy'inkoni wakubise Juste yakuye imyuka mibi kwa nibishaka ko bigize icyaha oya ntabwo bigize icyaha hanyuma Pastor Flo kubera ko ngiye gusenga kwanjye nibishaka Juste yaravuze ngo ayo mafaranga yo kwa Sarongo bayanyihereye nyuma yaho avugana na Sarongo kuri telefone Sarongo aramwemerera arambwira ati tugiye kureba niba ari Nyamata waza cyangwa se twagusanga Irunda iyo tuye muri Kamonyi za Gihara Sarongo abishyira muri bije amaze kubishyira muri bije yuzuza vewiti furu tanka yo kuzajya Irunda afata n'agahere afata na pick up yo kuzapakiramo umuceri buri kintu cyose n'umuryango we bakazajya gusura umuryango wa Sarongo ukajya gusura umuryango wa Juste noneho rero ya telefone bavuganiragaho jyajya za Sarongo zahise zinjira muri Juste niyo mpamvu ubona Juste jyajya zaramufashe uribuka ko Juste yavuze ati nimubone nongeye kuvuga ku muntu uwo ari we wese nese gufata inkoni akagukubita bazureke Juste yaravuze ati nimubone nongeye kuvuga ku muntu uwo ari we wese muzamenye ko nasaze siko yavuze ati nzaba ntakiri umukozi w'Imana akagukubita ku mabuno abanza wumvese banzurekese noneho Sarongo yamuteyemo kuko yabeshe Sarongo oyasekanye nyine banza wumve hakubiswe wowe banza wumve se Sarongo yamwohereje jajya winjyana kwa Sarongo banza wumve niba ari Sarongo none se ko zitaje wawe none se jajya ko zitaje wawe jajya nizo zagukubisa dore jajya za mbere za Sarongo rero zamutwaye bwa mbere zamwohereje kubona na Theogene nibishaka rega wabyumvise neza nuvuga ngo jajya za nibishaka wabyumvise neza nawe se jajya nibishaka Theogene ntabwo wabonye igikoti yaheze yambara shaka rero abantu wabijemo guseka se nzi ko biri buzemo kuri guseka bizana amarira y'ibintu z'emosiyo urumva wewe wabonye ikote nibishaka yambaye azana umwirongi ngo ni kuri Sarongo nawe bigenze warabonye umwirongi cyane ntawe wabonye kandi yawuvugije ari kumwe na Juste mwarawubonye ntimwawubonye Korode winjyana Peter umwirongi warawubonye nibishaka wabonye hemba rivuza cyane ntabwo wabibonye ntawe utarabibonye bivuze iki rero na Sarongo na Sarongo mwabonye ko hari umupasiteri witwa Gisagara wigeze kujya amanura amahembe kwa Sarongo mwarabonye na nibishaka rero mwabonye ko yari afite ihembe mu kiganiro ariko Korode uri kunkatisha unjyana hirya nakubaje ikibazo cy'inkoni wakubise Juste yakuye imyuka mibi kwa nibishaka ibintu ziko bigize icyaha ariko oya ntabwo bigize icyaha hanyuma Pastor Flo kubera ko ngiye gusenga kwanjye nibishaka yavuze ko ukwezi kumeza kubasenya urugo nkavamo hangara Flo buretse gato tukira kuri Sarongo amakuru agenda ngo amatwi ashobora ko atari nanjye wa mbere ko bivugwa ko ushobora kuba ufite akazi ko kwamamaza Sarongo
kubera ko ngo ibiganiro byose ukora ngo Sarongo ukunda kumuvugamo cyane Sarongo ngo se twetse gato ngo ni tekinike yo kumwamamaza ahubwo ngo mu buryo ngo bushobora kuba ari negative cyo buri negative none se ariko ngo ukakunda kumentioninga cyane mu biganiro ibyo binaba bivuga aba impamvu aho tubihereye Juste yasabye umuceri Sarongo abishyira muri bije wo guha umuceri Juste niba mubyibuka neza barivuganiye kuri baravuganye ntibavuganye none se kanwaze oya baravuganye ntibavuganye baravuganye kuri telefone Sarongo yemera kuwumuha buretse gato niyo mpamvu ukunda kumuvugaho cyane oya impamvu ko mu biganiro by'iminsi oya ndimo ndababwira tuje kuri Juste urumva mbere yuko Sarongo yemerera inkunga Juste niwe wahamagaye Sarongo ariko yari yabyemereye kwa Gasaro yari yavuze ngo ayo mafaranga bayamwihereye kwa Sarongo ndabyumva ikibazo turiho turi kukubaza yego Juste yagukubise haje umuceri haje yuko yanze inkunga za Sarongo ubundi urumva Sarongo hari icyo yahombye dore impamvu rero umva nyine umva nkubwire Sarongo yavuze ngo Juste aravuze ngo ntazongera kuvuga ku bantu ngiye gutuma avuga noneho ku bantu yavugiye he inde Sarongo wabonye ikiganiro twakoranye ejo bundi ntabwo nakirebye niba utarakibonye rero buriya rero yaravuze ati niba Juste ntabwo ari bukizwe ntago akiza afite ikimenyetso mugiye kubona agaruka yongera avuge ku bantu nyuma yuko avuye baza umve se nabonye ukubitwa kandi nabonye akuvuga yavuze baza umve nyine ahubwo buriya baza umve se iri imyuka mibi yicaranye n'ibishaka tojeni wabyumvise yicaranye n'ibishaka tojeni afata imuzi ihembe ngo yarabibora isiga Juste none Juste aho byakabaye kwihana kwa Juste bihinduka agaruka rwana wabyumvise rero buriya murena ubuse koko tuye tubwizanye ukuri nigeze ari ugufata inkoni ngo urimo urakubita umuntu ubigambiriye biriya bigize icyaha kuko yagambiriye kunkubita amabuno yatose umva nawe yarankubise biriya rero biriya ntibyemewe witegereje izo wariye none se wabonye wakubiswe nk'izagaye ugereranyije uburyo nagiye gusengera Kanyarire nikorera amabuye turagendana baza wumve se nyine nikorera amabuye muraseka undi nawe yafashe inkoni yo kunkubita akuzitagura urumva neza yafashe inkoni yo kunkubita anatura n'amazina yanjye ko arimo arankubita nuvuga ngo yabigambiriye ese yagukubitiraga iki nyine ni imyuka mibi yamuhanzeho oya we wumva agukubita yakubwiraga ko ari kukuziza afite imyuka mibi Juste oya uko biri kose kuva yava mu kiganiro ko ngo kuba yatinyuka kuvuga ijambo nka ririya ngo umupasiteri ngo nukuvuga ko yasebeje abagabo bose kuko yabikoresheje ngo ibice byo hasi nge nashatse gusubiramo kandi Juste wibuka ko yabikubise hasi igihe yakoraga impanuka yabikubise hasi no kugukubita kazambara amezi 6 kugukubita bifite ishingiro aratubwira kazambara amezi 6 kandi Juste nagukubita yaravuze kazambara amezi 6 atongeye guhinga umurimo none se urumva yarakoze ikosa ahubwo kugeza ubu musabe imbabazi baza wumve se birabe icyo wavuze byahise bimubabaza yahise yibuka yibutse abikubita hasi hariya rero kugukubita ntago ari imyuka mibi Juste reka mbaze nkubwire hariya rero kuva yahurana n'ibishaka erega Juste mwibuke ko ntabwo yagukubise Juste wa mbere twari dufite yarahindutse mwabyumva neza arihana oya kada yihariye atese yihariye kuvuga ku bantu burakeye yaragarutse ati korode none se ari gihe wavuze gusa nawe wafashe inkoni ubwo uwakosheje ninde none se pastor baza wumve se nyemera ngo abantu barebe iyi ntebe tuvuge wowe umbwiye amagambo gusa noneho geneye guyihebe urabona Juste yashyize mu bikorwa urabona Juste yashyize mu bikorwa ngo nibarebe iki Juste yashyize mu bikorwa ashyize mu bikorwa yafashe inkoni urabyumva neza gira nyine abakameramani Juste yafashe inkoni arakubita nuvuga ngo ari gihe bavuze gusa
kandi narahuguraga muri uko guhugura rero warangije yafashe inkoni arakubita mu yandi magambo nk'uburamutse umbwiye ijambo ugafata iyo ntebe ariko noneho ngiye ngafata iyi ntebe ni urugero n'ifasha nyigisho urumva iyi ni ifasha nyigisho noneho ngafata iyi ntebe nkayigukubita ubwo urumva ari jye nawe ninde ufite icyaha ukoze icyaha ndabona ari wowe kubera ko ari wowe uteruye intebe yo kumuvuta urabona Sandrine yarayifashe kwitema urumva nuvuga ubu ngubu naba ngize ubwo urihoreye mbese muri make oya ntabwo nihoreye ntabyo nkoze jewe nifasha nyigisho urumva rero we yafashe inkoni jye naravuze wagerekaho gufata inkoni aranakubita nawe harabuze gato ariko ngiye intebe yishire ku mutwe oya ntabwo nabikora kandi urayimuhonze nawe oya ntabyo nakora ariko Ezekiel Claude ukuntu ateye ifasha nyigisho ni tekinike yo kuvuga ngo nanjye intebe ndayifashe ndayiguhonze wankubise inkoni gereka ngo ukubite intebe nkuko yakubise amani ahubwo Jiste ahubwo reka yarari hasi reka muhe iyi ntebe ndayimwaturiyeho ngo azayicareho Imana imukure ku cyavu imwicarike ku ntebe oya y'icyubahiro reka tujye kuri detail by detail uvuze biriya bice bituma ibice bihese biriya nawe wavuze urabizi kandi umenye ko wihanye n'ababatiku n'abadukurikiye barabizi uyu munsi ndi mu kazi noneho uyu muvandimwe biriya bice yumva afashwe n'amarangamutima biramubabaza afata inkoni arabatirika nk'uko ko yagiye kwa muganga yakoze accident ari kuri moto yego ajya no kwa muganga arangije natubwiye yuko tekinike diru ibice byabaye kure ntago ari ukubivuga kure tubanze cyamubabaje urumva tekinike diru yatubwiye ko yaranabitangaje ku Rugendo TV kuri kamera aravuga ati amezi n'atandatu ashobora kurangira wasigaye nk'abiri wasigaye abiri kuva koza accident katubanze twumve Claude so urumva rero Jiste nawe afite ikibazo gikomeye nyumvira ari inyuma abakameramani banyu bavuze bate abakameramani nabo bari urumva nabo nabantu babivugiye mu kiganiro yabivugiye mu kiganiro urumva nabo bakameramani bafite ibitekerezo byabo bagomba agakuru kose kavuga kuri ibi bice Claude agakuru reba ukuntu yarize yasutse amarira koko niyo mpamvu navuze ngo umwana akwiye kubaha Claude uzi ko anasutse amarira oya niko bimeze urumva ni umunezero mbafite mu kiganiro ngeyo nezerewe nuko bigenda mbabaye hari igihe mbabara niba ubabaye senga unezerewe ririmbira Imana umunezero rero nibyo ariko rero Jiste rero ntabwo yigeze yihana oya banza wumve Jiste ntabwo arigera yihana icya kabiri yarayavuze ngo isezerano rishya ntiryemewe pasiteri muzima aratura akavuga ngo isezerano rya Bibiliya rishya ngo isezerano rya kera ntiryemewe hanuka hepfo utange wiyereke umutambyi utange n'ituro nk'uko byategetswe n'umuhanuzi Mose kandi Mose ni isezerano rya kera hanyuma nanone ijambo rikongera kagaruka mu byakozwe n'umwe ngo Yesaya mwandyarya muri Matayo 15 umurongo wa 6 ngo mwandyarya mwe ubwoko bushimisha iminwa kuko imitima yabo imbakure basengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu ngo Yesaya yahanuye ibyanyu neza Yesaya isezerano rya kera ariko Jiste yatuye aravuga ngo isezerano rya kera ntiryeme ubwo se urumva kiri pasiteri wowe umuntu wasenyewe na nibishaka akamuvugizaho itarumbeti akazana ibintu ze niba kira kintu yaragikwere nibishaka ngo nimuzane iryo kote rya igikote kigize ukuntu yarangiza akazana ihembe niba ari ihembe ngo wabyumvise yapfukamisha Jiste ubwo se urumva ubundi umuntu wese ugowe ntawe utamupfukamira icyane nguke ko Jiste yari afite ikibazo gikomeye cyo gutinya urupfu none se Claude tukiraho buretse na kamarade yaramupfukamije ndaho mu bwiza ukuri uwo Jiste ni pastor ubundi niki iwapi umva pastor wihakana Bibiliya se reka nguhe Bibiliya Yesu yafashe urugero nk'urwo Jiste ari gukora kuri bene se b'abakristo yafashe umwanya yoza ibirenge by'intumwa oya wigeze ubona Yesu apfukamira Belizabuli cyangwa Belizabuli abantu bavuga kamarade si Belizabuli ndetse na nibishaka naga ari Belizabuli uzi ko kamarade aruta nibishaka oya se kandi kamarade na nibishaka n'abantu babiri batandukanye
akosekoro nk'ubu umuntu aje akagupfukamira baza wumve nibishaka koresha tekinike z'ubuhanuzi bw'ibikangisho icyo bita ibikangisho watuma nkwibutsa uburyo wanteruye nibe nanjye undeka agupfukamira we hano se ko naguterura agatwikinira hariya twayikinira wese ko twikinira ariko kamarade we ariko nibishaka plito kamarade aremewe ariko nibishaka ariko kamarade yanyemereye isuti yanyemereye isuti mu mushake mukoresha ikiganiro twagize intego ku rukiko ko namanuka menya nanjye ngafite pasi ni ufite ikiganiro nyirizina umva nkubwire kuro amakuru numvise kandi nezekeresha no kuba yasi nuko atayavuga ngo nuko umugore wa Juste ari we wanzi ngo ntago ngiye nshobora kwemera ko nafashwa n'umupfumu umugore wa Juste yego none si minsi yose Juste yabivugaga ntabwo umugore yarabizi koko ariko urabona hariya byari bigiye mu nuzi byari bigiye mu kujya mu bikorwa rero buriya Sandrina ibintu byose ubuse amafaranga twakira amafaranga utuye muri alimentation bakatugarurira muri banke baraduhe tuba tuzi ngo ninde aho ni hahandi yo mpasuzumye nsanga koko waba warafashe ikiraka cyo kwamamaza namamaza ndese namamaza kubera ko uhita utanga ingero kandi ugashaka kumvikanisha ko kuba Juste ari gufata amafaranga ya Sarongo ntacyo byari bitwaye ariko nk'umupasiteri akoze cye uyu munsi wa none uzi ko wihanje kuri Sarongo kumuvuga ukagwa amahoro Juste rero impamvu ubona afata inkoni agafata inkoni umuntu akubita imiyaga tuhe tubize umuntu muzima akubita imiyaga none se niba ari imiyaga yakubise baza wumve nyine ngewe ahubwo ndashaka kumuhugura baza wumve ndashaka kumuhugura Bibiliya ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mwinshi wo kutwigisha rero ngiye mbwire Juste noneho ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana aratinyuka aravuga ngo kirani cyanditswe cyo mu isezerano rya kera ngo nazana irishya ariko pasiteri muzima ahubwo ubundi uhereye pasiteri oya cyane wowe se ubu umva baza umve se umwana umaze kwiga ntuze batisimu ubwe ntabwo yasubiza kuko Juste yasubije mu kiganiro nabonye niba ari kuyobokamo niba ari ku rugero niba ari hehe kirazira kikazirizwa pasiteri ntahakana icyanditswe ahubwo yakaba yavuga kuko nta kintu na kimwe Yesu yaje gukora iki Yesu yaje gucungura twebwe abari mu isi ibyaha byacu n'ibyacumitiwe yashenjaguwe ku bwacu ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mwinshi wo kutwigisha no kuduhugura Juste rero ntakwiriye gusubiza inyuma ibyanditswe bye baza wumve icyakabiri kugira ngo nemere ko Juste yasabye imbabazi Juste nazo keri wowe ubwawe wicaye aha mugomba mukerekeza kwa Revera Pasiteri umuvugizi wa DPR umushumba mukuru mukavuga muti twakuvuzeho bikomeye narabivuze ko icyo nacyo ari ikiraka ikiraka reka nkubwire iriya zina nta muntu urivuga ngo nabi ngo agubwe amahoro kubera ko na mavuta uba wikoreye ikintu mbese ni nko kugonga igikuta cy'inzu ni nko kugendwa kubita umutwe ku gikuta kuri urugi icyo gihe urugi rugusubiza inyuma wowe ukababara urugi rugakomeza ari rwa rundi umunsi wagiye kuzisaba sabe muhamagare none hasi muhamagare mu kiganiro nta kibazo gihari sabe ni inshuti yanjye aremewe nta kibazo gihari oya yakubwiye ko udashaka kubona atari wowe ari nabyo Juste yagukubitiye baza wumve Juste rero ntazigera abona mpamagara Sarongo kuri kamera ngo ndashaka umuceri oya ntazabibona wowe ugwa mu ibanga umuhera mu gikari rwose amaze ibyumweru bingashye baza wumve reka ndikubwirira aha ngaha wowe na Sarongo umwe muri mwe ni umukomisiyoneri wundi reka baza nkubwire urabona ari ndawo umukomisiyoneri baza wumve Sarongo afite ibye akora byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ni imyemerere ingingo ya 34 itegeko nshinga Korode afite ibyanjye nkora mu myemerere yanjye yemewe n'itegeko nshinga ingingo ya 37 buri munyarwanda wese afite uburenganzira mu myemerere mu mitekerereze no mu mikorere ko tubona ubangikanye imyemerere ubibwirwa n'iki
mba mbibona ubibwirwa n'iki inkunga za Sarongo banza wumve se Justin zakira oya inkunga za Sarongo ntaravugana nawe zijye kwa Potiro baza wumve Justin yisabiye inkunga aha ninjye nawe turi mu kiganiro baza wumve se Justin yisabiye inkunga ku giti cye azisaba Sarongo hanyuma ko yongwe atazisabye Sarongo kuko ari we wazimusabiye ahubwo inde yo oya yo Sarongo yabivugiye ku Gasaro TV ntaranamenya iriva nirizima ariko zica mu biganza yemera uva Sandrine yaramubajije ati mucuti wawe Yongwe kafuzwe witeguye kumusura Sarongo asubiza nk'umunyarwanda aravuga ati umugabo wese yafunze umuntu wese ufunze ntabwo ari byo kwishimira urabyumva si ibyo kwishimira ahubwo icyambere ni ukumusura na support yabikenewe iyo ariyo yose aravuga ati ntanjye nka Sarongo na supportinga wabyumvise neza twari tutaravugana rero Sarongo ni umunyarwanda utekereza nkuko nawe utekereza ahubwo itandukaniro wowe ufite ukujya guhiga ibirayi nawe afite inzira higiramo ibirayi buri umwe wese afite imihigo ye ahiga ariko kandi mwese mugizwe n'umwe bw'abanyarwanda dusoza abakameramani batubwiye ko iminota yagwiriye kandi oya nta kibazo nibo batuyoboye yego dusoza ikiganiro baremewe kubera iki nka pasiteri iyo ubonye umupasiteri mugenzi wawe yifuje inkunga ziturutse mu bindi biganza wenda batemera kimwe kubera icyo ushyiramo imbaraga kugira ngo izo nkunga zakirwe n'uwo mupasiteri cya gikoshakira iki banza wumve nkubwire icyambere uyu munsi wa none tubonye abantu benshi Sarongo yubakiye amazu afashije abana b'abanyarwanda kwiga duhere kuri uriya mwana witwa Karyuri aba kwa Sarongo mu rugirwe hari abapasiteri bari batuye muri kariya gace nta wigeze agira Karyuri imbabazi Sarongo yafashe Karyuri amugira umwe mu bana be uko afata Rameka yabyaye niko afata Karyuri ndabazi nyine ya publicity yikoze neza cyane rwose ikindi cya kabiri uzakora ikiganiro reka turebe none iki kiganiro dukoze aho kugira ngo shimwe cyangwa kugira ngo we bagushime kuko uvugiye rubanda nyuma uraza gusanga Sarongo bamuvuga neza dusoza bari buvuge ngo ze cyo wowe n'amatiku yawe ayo Sarongo akurusha neza wowe binazemo dusoza nka pasiteri kubera ko kangurira abandi kuyoboka wowe ntuhagare muri icyo cyuho ngo ubikore nk'umukozi w'Imana niba abandi bataranye reka maze nkubwire ze cyo nkunze guca imigani nuko mbusesengura abasesenguzi utavuga yaya bambuye umugani wibabye gusa baza bumvese amaboko atareshya ntaramukanye we nta kintu wibereye oya nyiriho baza bumvese niyo mpamvu ubona urabona hano haparitse jipe hari ivatiri hari doririya nirava indi ni vigo dore ngiziri hariya mu buryo bwe cyangwa se ubundi urumva rero amaboko atareshya ntaramuka mfite ububasha bwafasha 2-3 ariko kandi icyo gihe kindi buriya Sarongo nawe Imana yamuhaye oya kubgayo maboko wikuri kujya muri byiza nikiraka twahabwa wagikore baza uvese Sarongo rero yagwaye kiraka reka nkubwize ikaze tivara singiyise amaye kiraka cyo kwamamaza si ubucuruzi se nagwa wagikora ariko se abantu mwabaye muti si televiziyo dusoza ubu bagwaye kwamamaza ni wakamamaza ntibakwamamaza ntago baramo icyo kiraka ariko wagikora none se ko nabonye nawe oya banza wese wagikora none se ko nabonye nawe wagikora ntiwagikora umva byaterwa n'ibyo ari byo oya nta byaterwa n'ibyo ari byo cyaro twabonye wihana uyu munsi wa none tukwirukanye muri industry yo ku mihanda genda ujye ufata mu rusengero barimo barabwirizamo ufata amakorari ntuzongeye kugaruka mu biganiro byo ku mihanda kubera iki wihanye kuvuga ku bantu kuko ejo utazagwa muri uyu mutego ukawusubiramo ko utazongera kwihana ni nka wa mwuka afashe Justin ngo niyo ugo hanzeho niyo bye mwese ikaze TV mukoze subscribe Agasaro Kiranuka Urugendo TV Karosi TV zamuka umugambi w'Imana urakomeje umugambi w'Imana bajye ku mugambi w'Imana impanuro ni tekinike inzozi zacu inzozi turarota iri joro turarota agakiza se agakiza kago oya Karosi twarose nubundi kuri Karosi TV barayizi iyo barayizi ni icyamamare hanyuma rero umugisha w'Imana bane namwe Sandrine
ariko rero buri genda kwibwira ngo mushiki wanyu uri mwiza Rwema kaza ntera imijuguju ariko Rwema ariko hari maze keri Rwema natangaje ko wasezeye reka sezeye amasegonda Rwema natangaje ko mu gihe ataraduhamagara ngatwicaze ahantu perezida w'umukene ntabaho twese abo ku mihanda barayira bakorode ba mutabazi bande yande dukeneye invitation ya Rwema tukamwimika niba ari atari ibyo supermanager aragira ati niteguye guhamagara abantu bose bo ku mihanda nkabicaza muri hoteli ya Serena nkababwira ikigenderewe rero kubwira Rwema ari wowe na supermanager turategura amatora kuko niba perezida adashoboye kutwicaza ngo tumenye tubwe tuti rero dushingiye ko utanga ibitekerezo inkoko